space and time. And I know how things must seem so fragile in our shells. And it's not so binary how we journey to ourselves. So how can I help? Twongeye kubaha ikaze kuri Papa Ten Rwanda, nemire nk'ibisanzwe. Uyu munsi noneho tubakoreye ugendo shuri, tuzana cyangwa se dukora house tour, tujya aho bita Kicukiro mu Kagarama, ahantu hazwi nko ku Muyange. Tuzanye inzu nziza kugurishwa nko mumaze kubona kuri video. Hano inyuma yanjye muri kwibona n'inzu nziza kandi ku giciro cyiza, $1,45,000. Ino nzu ikaba yawe ndetse harimo n'ibiganiro. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni mu nzu ndetse no hanze ikagira na negisi y'umukozi, ndetse ikagira na parking imodoka ebyiri n'akajede gatoya. Ni inzu rero iri ku giciro cyiza hafi ya kaburimbo, n'umuntu ubanza ntawe urimo kuko ukomeza hano ukatudevia ukagera kuri kaburimbo neza hano ku Muyange. Ni inzu rero akandi karisho, buri cyumba gifite garde-robe yacyo, kandi numva ko ni ibintu byiza. Ibyumba 4, toilette 3 kuri $185,000 ni igiciro, ndetse harimo ibiganiro. Ni karibu rero tugendane dukorane tour kugira ngo mukomeze murebe ukuntu inzu yacu imeze. Ni karibu reka dukore tour yacu turebe uko imeze. Namaze kubabwira, reka tujye gutemberana mu nzu yacu turebe imbere ese ho byifashe gute. Twinjiye hano ubona ko iyi ni gate yacu, twinjiyemo imbere turebe uko imbere naho hameze. Ubona iyi ni parking, aho imodoka ebyiri hano uraparkinga neza nta kibazo. Tugakomeza hano tukagira jaride kuri uru ruhande. Iyi ni jaride ntoya iringaniye, ubona ko iyi ni jaride ariya n'amazi kubona. Ubona ko ni inzu nziza ijyanyije n'igiciro cyayo $185,000, kandi harimo ibiganiro. Ino nzu ukayigura Kicukiro mu Kagarama, ahantu hazwi nko ku Muyange. Tujyemo imbere turebe. Iyi ni bariko nkuko muri kubibona, iri ni baraza. Ahangaha ubishoboye cyangwa se ku bantu hano uhashyira intebe ukadekora bikagenda neza. Reka tujye mu nzu imbere turebe inzu se imbere bimeze bite. Iyi ni salo nkuko mubibona, iyi ni plafond ya gypsum n'urumuri rwiza. Tukavamo hano muri salo tukajya muri salle à manger nkuko muri kubibona. Salle à manger yacu nayo ifite parafo ni gypsum nkuko muri kubibona, ni parafo nziza. Tukagira aho gukarabira, ubona ko aha naho gukarabira mu gihe rimwe na rimwe umuntu ushobora kubaza agakenera gukaraba, yifashisha aha ngaho ko muri kwibona. Ibyumba ni ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger. Inzu yacu ni ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger n'igikoni, ndetse n'iz'umukozi hanze n'igikoni cyo hanze. Reka rero twihuse dutemberane tujye mu gikoni turebe. Ubona ko iki ni igikoni nkuko muri kubona, igikoni gifite utubati, igikoni kiringaniye. Wow, ni kubona ko iki ni igikoni cy'iyi nzu, kikagira na stoke hariya muri aka kumba, harimo agastoke uko mubibona. Aha naho gushyira firigo, tukagira no mwanya wo gushyiramo oven nkuko muragenda mubibona mu gikoni. Reka dusure cyangwa se dutemberane mu byumba turebe se ho bimeze bite. Reka dutangiye hano dufite icyumba cya mbere cy'abashyitsi kiri self contained, gifite toilette. Ubona ko ni icyumba cyihariye, ubona ko toilette yacyo ubona ko bimeze neza. Tukajya twinjira mu cyumba. Ni hano ni icyumba. Wow, iyi ni garde-robe y'iki cyumba. Ubona ko akarusho muri iyi nzu, buri cyumba gifitemo garde-robe yacyo yihariye. Reka dukomeze rero turebe no mu bindi byumba seho bimeze bite. Reka dukomeze twinjiye hano muri ruhande, cyangwa se dukomeje aha twagira ibyumba 2 bisangiye douche na toilette. Douche na toilette iri hano isangiwemo ari ibyumba 2 nkuko muragenda mubibona kuri video. Hari iki cyumba, ndetse n'ikindi tugiye kureba bisangiye iriya douche na toilette naberetse.
hamwe n'iki cyumba, ubwo biyisangiye ari ibyumba bibiri nk'uko nabibabwiye. Urabona ko iyi nzu ni ukuza uhita wimukiramo kuko yujuje ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ube wahita wimukiramo ukayituramo. Yes, ibi ni ibyumba bibiri rero tumaze kureba bisangiye dushe na toilette. Tuvuye aha ngaha rero tuba dukomeza tukajya kureba ikindi cyumba cya master bedroom tukareba uko byifashe. Ubwo tuba dukomeza hano muri uru ruhande tuhasanga master bedroom cyangwa se icyumba cya nyir'urugo cyihariye. Urabona ko ni icyumba kimeze neza gifite iyi garde-robe. Urabona ko iyi ni garde-robe yo gushyiramo imyenda ndetse n'ibindi byo mu nzu mu cyumba. Tukagira iyi dushe na toilette y'iki cyumba nk'uko muri kubibona. Urabona ko bimeze neza. Tuvuye aha rero muri dushe na toilette bya master duhita dukomeza tukinjira mu cyumba nyirizina. Wow, icyumba ni iki twakigezemo. Urabona ko ifite aka kadizayini kano ku gitanda, urabona ko ariko bimeze. Urabona ko ni icyumba kimeze neza. Wow, akandi karusho rero kagira idirishya rirerire ushobora kuza ugasohoka hanze ukajya kuri bariko ya hano hanze nk'uko mwabibonye, n'aha kuri jaride urabona ko bimeze neza. Ubwo tuvuye rero muri master tugiye kureba dutemberane mbereke hanze cyangwa se mu gikari ese ho bimeze bite. Reka tujyane. Ubwo reka dukomeze tujyane turebe mu gikari uko bimeze. Dushobora guca hano tutagiye guca mu gikoni, tukaba tuza hano. Urabona ko iri ni ibaraza hano mu gikari nk'uko mubibona. Urabona ko ifite igipangu cyiza, urabona ko gifite amatafari meza. Tukagira aha mu gikari ahantu ho kogereza, tukata igikoni cyo hanze, tukagira dushe na toilette hano, tukagira n'iyi nzu y'umukozi ariko nuko hakinze. Iyi ni inzu y'umukozi rero urumva ko aha bimeze neza. Tukaba dukata hano tugasubira ku irembo nk'uko muri kubibona. Miliyoni 45 Kicukiro mu Kagarama, ahantu hazwi nko ku Muyange. Tukaguha ino nzira ahantu heza, ni umunota umwe kugera kuri kaburimbo, naho ntawe urimo. Ubona ko ni boda nziza nk'uko mwagiye mubibona ahantu bari kubaka amazu meza. So Nehemi rero mwari kumwe nk'ibisanzwe, kandi nongeye kubwira abantu bashyashya mutarajya hano mukijyano kuri Property mu Rwanda bwa mbere, kugira ngo ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe.